wacu Alex Namahoro haratujyanayo twumva impamvu hitwa ku mugina wa Jenda na Kabugondo. Alex twagiye sinza hura ariko nibigukundira usangira ugobagoba dufata umuhanda w'umukungu ku mukungu ugana ku mukunguri turaca mu birungo bya Mukinga ibyapa bya Mugina turatangira kuvugira rya Kabugondo dusa n'abacurika turiye mu mukunguri hafi ya Mayaya uyu nasaba Imana ntabirambuye afite kuri Kabugondo ingenza shangiriza kijya hariya kuri Sipolori ku Ruganda mbega ukafata uyu musozi wose ukabindura hirya ahantu hitwa hariya mu Kadodi hirya n'uyu musozi wose gutya mpumva nayo ari Kabugondo kireka yose ukawujyana ukabindura ugeze kuri paruwasi ya Kabugondo nyine uko ncuma urugendo ndongera amahirwe yo kugera ku muzi wa Kabugondo bagarira yose Stefano yahituye mu ba mbere muri za 64 Peyizan nibwo yagiyeho uwaswaraga afite imyaka 18 niwe bahabisambu amasambu barayakeba hano hagaterwa kaho arizo zizi mureba mwahageze hitwa Kabugondo hakurya hariya hitwa Ijenda ariho byavuye Ijenda na Kabugondo n'ubu akagari ka ni Kabugondo iyo na paruwasi bagiye gushyira hano nayo bahise Kabugondo iyo witegereje neza izika nk'ubwiye zimaze kwera intoki bateye zimaze kwera ibishyimbo n'amasaka nabyo birera bashyizeho koperative ibyo wahinze ukabona aho bigurisha ntawe uguhenda cyangwa banaguhenda baguha yose kiro cyarangaye za 2 ibishyimbo icy'amasaka inzoga igura 5 bigenda bizamuka gutyo n'abantu baza batura abanyakibuye abanyagisenyi abanyagitarama Ruwiriya komine Nyabikenke komine Nyakabanda komine Buringa no za Mushubati bose baramanuka bazi nangaha ngo inama yabereye Gitarama nkomeje kuronda Kabugondo ninjira kwa Munyemanzi uza yarahari mwiriwe amakuru amana yose nyateje agaciro kuko ambwiyeho Kabugondo yari mahitwa mu Buniga Mfisi yabaga nini none ikagenda yahatana ikagwamo ikazarindikiramo hano murabona hari Kabugondo Kabugondo kumenya Kabugondo nyirizina rero uraba nk'uniza amatwi witonda ukurikire umukambwe mwene Bimaki yambwiye ko mu mwaka umwe aza kuba yujuje imyaka 100 kubera Oui. Sawa. Sawa. Yego. Kanze mukanda mugo. Nyuma y'iminota 3. baje kugatema ryari se aho batangiye amasambu agahingire bayobosigara bishyigikira n'inzira zaho zirabungana ariko kabagamo inshira nyine kuko inzira nyinshi n'imiri hanyuma se abantu bavuga ngo habagamo n'ingwe mbora ingwe ntawe twabaga ntawe yari ihari naratwika bwa mbere hasi buguma y'impungu amabuguma y'imipiri no hari mbora kugata abagugiza amahirwe akambi kawe kitwaga Sesimboga niko wahigishaga n'indi nari nyifite ariko nagakurikiraga igikoko cyahitaga kigonga Sesimboga yagishegeje Sesimboga tugira n'ubukiriye imboga yego ukagira inyama akambi kawe kabaga kariho iki ka Sesimboga ni amahirwe yako uwashaka yacukiriza aha gusa nizere ko nifashishije bariya basaza nshimira cyane ngerageje kukwereka ishusho ya Kabugondo imiturirwe yaho nuko ubuzima bwagiye buza muri aka gace kari ishyamba hari abandi bavuga ko Kabugondo ari inyito ifitanye isano ya hafi n'inyamaswa yitwa ingwe Bugondo ushingiye ku ibara ryayo bishobora guhuriraho n'andi matungo
kandi wibuke ko na muzehe Ananiya ahamya ko iyi nyamaswa yahanditse izina kingwe ngo cyari gihari cyicaga ibimasa ngo cyayiteraga imanutse ahantu mu gakokwe niko bahise bashaka bavuga ko bahita bafata izina ry'aho hantu kuko bavuga bati umuntu yitwa Rukara kubera ubukara bwe. mu by'abatuye Kabugondo bishimira rero harimo iterambere rusange kimwe n'ahandi mu gihugu, ariko umwihariko ukaba ari uko hahawe izina ribumbatiye amateka y'imiturirwe yaho n'ihangwa ry'ubuzima muri iri shyamba ry'inzitane. Ni amahoro asezeye ntya.